Mutesi ishingiye rero ku bipimo tumaze gufata ujya kureba ko umwana wameze neza mu nda, twasanze impumeko y'umutima imeze neza, nta kibazo umwana afite, bimeze neza. Ikindi umwana yamaze gucurama yagiye muri bwa buryo tuvuga ko mu gihe cyo kubyara ushobora kubyara neza nta kibazo ushobora kugira, kuko iyo umwana yicaye cyangwa se atambamye mu nda ashobora kuvuka mu buryo bugoranye bikakuviramo no kubyara, ariko umutwe w'umwana wamaze gucurama nta kibazo. Ikindi kandi twumvishe n'umutima w'umwana utera neza, ikindi nabonye ari no gukura. Nizere ko imyenda y'umwana mwamaze kuyishaka cyane rwose. Byose twarabiguze. Byose mwarabiguze. Ni byiza kubera ko umubyeyi yitegura mbere y'igihe kugira ngo atazatungurwa, kuko igihe hari igihe gutungura ku itariki twaguhaye ashobora kubyara imbere y'ibyumweru 2 cyangwa se hakarengaho iminsi. Niyo mpamvu twabibabwiye hakiri kare kugira ngo mwitegure mutazatungurwa. Ikindi rero nk'uko bisanzwe gukorera umudamu igipimo twite, nk'uko nagiye bibaganiriza mu bimenyetso mpuruza byawe ni byose twagiye tureba, nuko dukurikirana ubuzima bw'umubyeyi kugeza abyaye. Na byiza yuko muri iki gihe tukiri kubakorera igipimo mugomba gutekereza ku buryo bwo kuboneza urubyaro, ko uburyo bwo kuboneza urubyaro muracyari abageni, si umwana wa mbere. Biba bisaba rero ko mubitegura nabyo kugeza ubwo igihe umudamu azagera igihe cyo kujya kubyara mwaramaze guhitamo mwabo mushobora kubyara, ndetse no guhana igihe kuri ba bana muzabyara kugira ngo mubashe kubitaho babashe gukura neza, tunabarinde burya binarinda n'igwingira ku bana. Iyo umwana yakurikijwe ku gihe bituma akura neza, kandi ikindi bigatuma n'umubyeyi nawe agira igihe cyo kwiyitaho. None se uvuze ku kijyanye no kuboneza urubyaro, ibyo ndabyumva cyane kuko ni bimwe mu bintu bituma tubasha kugira imibereho myiza bitewe n'uko tuba twabyara aho dushoboye kurera. Ariko nanone nkaba mfite impungenge twari ukuntu hari mu buryo bwo kuboneza urubyaro bujya bubaho ingaruka ku bagore, ugasanga babyimbye amada, ugasanga abandi se mbega bikagira ingaruka. Tuzakoresha nk'ubuhe buryo kugira ngo umutesi wanjye atazagira ikibazo? Hari uburyo rero bwinshi butanga ku mubyeyi. Akenshi ugiye kureba uburyo butangwa bwo kuboneza urubyaro umugabo, ku bagabo ni uburyo bumwe dukoresha bwo kufunga imiyoborantanga yabo, ariko ku mudamu hari uburyo bwinshi dukoresha. Muri ubwo buryo bwinshi rero hari uburyo bw'ibinini, uburyo bw'agashinge k'amezi 3 n'abiri, hari aho tuboneka. Ikindi kandi hakazaho n'uburyo bw'agapira gashyirwa mu kaboko cyangwa se n'umupira ushyirwa mu mura. Umupira ushyirwa mu mura ugira ubwoko bubiri, hari agapira gakoranye imisemburo n'akadakoranye imisemburo. Noneho muri icyo gihe rero umubyeyi yamaze kubyara, ni kuvuga ngo iyo mwahisemo kuba mushobora gukoresha agashinge cyangwa se mugakoresha agapira, ni ukuvuga ngo tubafasha tugendeye ku gihe umubyeyi umaze kubyara agezemo, kuko hari igihe hari ibyo utaba wemerewe mu gihe runaka, ibyo tubirebaho. Ariko bisaba ko nibura nk'uko nabibabwiye mugomba kubitegura kugira ngo muri cya gihe amaze kubyara bita ko tugira gute duhita tumufasha akanatanga n'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Izindi ngaruka zo kuboneza urubyaro zibaho ni byahindagurika ry'imisemburo umubyeyi aba yagize, bitewe n'uko hari indi misemburo yinjiye mu mubiri atarasanganywe, kabone n'ubwo muri iyo misemburo yinjiye mu mubiri harimo n'ubundi iyo yarasanganywe, twifashisha iba yakozwe mu buryo bwa kizungu kugira ngo tumufashe kuba yagira mbese yakwinjira mu buryo bwo kuboneza urubyaro. Ya misemburo tuyihuje tukayihuza umudamu, bituma uburyo bwo kuringaniza bigenda neza. Ikindi kandi bishobora kugira impinduka kuri nk'ibyo warubajije, akaba ashobora kugira imihango ikaza mu mezi 3 ya mbere gatinda guhagarara. Iyo bimeze gutyo muraza kwa muganga tukabafasha. Ikindi ashobora kugira ikibazo cyo kujya aribwa umugongo cyangwa se akumva umutwe uramurya. Ni kimwe nuko n'ubundi n'indi miti dutanga kwa muganga usanga ishobora kugiraho ingaruka, na paracetamol ishobora kugiraho ingaruka kuko biterwa n'umubiri w'umuntu. Noneho icyo gihe iyo hari ingaruka yagize, hari imiti tumuhereza bigakosoka, keretse yagize umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ikindi akaba ashobora gutakaza ubushake mu mushyikirano w'abashakanye. Ikindi kandi agatakaza
agatakaza ububere ku mudamu. Icyo gihe rero cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo gikorwa neza. Icyo gihe tumugira indi nama iyo bimeze gutyo, byaba na ngombwa tukamuhindurira n'uburyo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ariko mani John ngomba kwisubiraho. Reba mfashe umwanzuro wo kuva mu burara, none imizigo muri quartier yariyongereye. Sino kirize kuko noneho ndabigenza gute? Hoya John ngomba kwisubiraho. Nukuri pe, nubwo nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kure kuburara, busibusi ibi bintu byangeza he? Kandi nubundi nta mana y'ibyiruka, none n'amafege ndi kuyabura ubuse nazahereza he? Hoya ngomba kurara mfashe umwanzuro wo kureka ubu burara, cyangwa niba ngomba kubugumamo. Sino ubuse ndebe nukuri kose abantu baraje nta ukirinda ibintu byiwe, usiga ubona nyine ntacyo bibabwiye ngo kubera ngo John ngo naje ngo ngahinduka. Ndarara mfashe umwanzuro, ariko se ubu simpubutsera. Ariko bibuko byakabaye ngiye gushaka umuzigo wa danje mutsimbe bwa nyuma, wenda niyo nanabireka, ariko mvuga ati nanjye ndawutsimbye. Mutesi shiri, urumva ko bagusobanuriye ku mpungenge wajya kugira zijyanye no kuboneza urubyaro? Ahubwo ikindi nendaga kubaza, buriya umudamu ugiye kubyara abibwirwa n'iki? Umudamu ugeze igihe cyo kujya kubyara hari ibimenyetso bitangira kumugaragaraho, nko kuribwa mu kiziba cy'inda n'umugongo, bikagufata bigacije kumva ikintu kiragufasha bikakurya, ariko igihe ntabwo bimara umwanya munini bigatuza. Hari n'ibindi ushobora kubona ibintu ururenda ruje ruvanzemo amaraso, ariko ntabwo ari menshi, bimeze nkaho bifasha. Ibyo nabyo ni ibimenyetso biteguza umubyeyi ko ashobora kuba yegereje igihe cyo kugira gute cyo kubyara. Ikindi ushobora kubona umupira ni ahantu umwana bari, navuga ko ni akantu kaba gatwikiriye umwana, kaba karimo rero amazi amufasha kumurinda ama infection, bigatuma yihindukiza mu nda, bikanamufasha no mu kuvuka kugira ngo atambuke mu matako neza nta kibazo. Uwo mupira rero yumenetse mbere y'igihe twaguhaye cyo cy'agateganyo cyo kubyara, na bya byumweru bibiri bitaragera tubabwira ko ushobora kubyaraho mbere. Icyo gihe bigenze gutyo witihutira kwa muganga, kuko ni ikimenyetso kigaragaza ko ushobora kuba ugiye kubyara mu gihe wegereje. Iyo bije mbere tuvuga ko ari ikimenyetso kigaragaza ko ugiye kubyara inda igize gute itagejeje igihe. Ndumva n'ibyo ngibyo. Ibindi bisanzwe umwana bacura nk'ibisanzwe, ubu ndumva nta kibazo. Wasanze ameze neza nta kibazo. Aka gafishi rero niko karandevu twamuhaye, twabishyizeho byose. Ikindi kibazo agomba kugira kubyamenyetso kuza nukuza tukabafasha, sibyo? Muganga tuzakaka hano rero tuje kubyara. Nta kibazo ni kare. Cyane rero mugire urugendo rwiza namwe, kandi mwakoze kuherekeza umudamu. Nziza cyane. Sawa. Mutesi tugende. Sanagaza icyo gipantaro muri kamera, sinakubwiye ngo badufate twicaye gusa. Uko Fabiola nigenje mama arankingurira n'amahana asigaranye, reka nkumange ndebe. Ninde uri kuntura inzugi ariko? Ni jewe mama. Ni wowe nde? Simbona urenze kuri uwo muryango. Kusohoye igikapu cyanjye se kandi noneho. Ntacyo wibwira, si ndi kuvuga ngo fata inzira. Ntazongera kukubona ku muryango wa mukango. Ngo fata iki? Ijyo yavuye, sinanjye kukubona. Noese ma. Ibingibi se ushatse kuvuga. Navuze ngo caho ugende singukeneye hano kwa mukango. Ariko mane yo mwijuru no Fabiola nagorwa. Nese ma urashaka kunyirukana muri iri joro ko? Nakwirukanye kare nta kinyarwanda nagiye kuko. Uri kunyumva se cyangwa wambabareye kuko umbantu. Umva nakubwiye ngo caho ugende. Wambabareye kuko nta. Ubunina buriranwe na Mathias muvuye kugambana ukuntu umusaza mukanyita umukishije. Ntabwo nzongera kugusuzugura, mbabarira ntabwo nzongera. Ntuzongere, ndavuze ngo kabiri nimara kubara gatatu utararenga hano. Ndakwereka icyo ngukorera. Urahaguruka.
urahaguruka umvire amaso uze koko ndaye hara mu mvimere usanga iswa mubamwirira ngo ntago mpampazi hakireba gusa zibashe unagaruka amaso nzakwereka ye nabo ndiga mu kampusi ngo ibintu bimeze neza mbere twabaga turi kugenda twikandagira utampa wiruka ariko ndibwira noneho ibintu biri mu mucyo nta kintu uzawishisha ntugire ikibazo rwose twabaye ba mwana basaga bagira ngo tukugarura ku by'abana ariko zikari byo uzagize rwose utikandagira nta n'icyo wikanga kuko ngo hagize n'abadusanga aha ngaha bagira nyine ko turi kuvugana ku by'abana babo reka ibyo se n'iki nta n'ukibyitayeho byararangiye nawe ariko wari ubyiteguye kabisa wakaya ko tubijimishije kabisa urabyumva nta kibazo umutima wanjye urakeye cyane kubera ko none ugiye kudusa ntacyo nikanga habe na gito uzajya umva wisanzuye umva cyane ya mashyamba tugiye kuyacikamo ntakongera kujya mu bihuru nsubira mu ishyamba se kubera ko nta nzu mfite iwanjye ntugire ikibazo rwose nzajya nzi nawe uzi tujya aho kandi dushaka hanasobanutse dore ko umaze no kunsobanura rwose nsigaye bigaragara dore icyuya cyangwa bazakuntwara n'izo mpungenge oya sinabikora ntabwo nabitumye kandi ninde nawe ubundi ku buzima bwacu asante ubuse koko ko nshimye ko ngeze kwa mukuru wanjye koko mana we mfite ubwoba ubuse ko karambabarira mana we suwe ubu koko mutesi arambabarira n'ibintu namukoreye umva afite ubwoba sarama n'icumbi byibura iri joro mana we ninde Fabio ni wowe ni jyewe kugenda nijoro se wabaye Mutesi mwana wa mama ndakwinginze ukabyara we babarira umicumbi ni ukuri mama aranyirukanye muri iri joro pe wowe se babarira umicumbi ngo nguhereze icumbi babarira ni ukuri mugira n'isoni ko wirengagije ibintu wewe wankoreye urangije uraje urishoye ngo ugiye kwa mukuru wawe ngo uhereze icumbi wambabariye koko ejo bundi ntabwo ari wowe wambwiraga ngo uzanyica ntiwambwiraga ngo uzampereza uburozi unyice ubu namenya ari igiki unzaniye muri iyi nzu wambabariye ukabyara ndakwinginze umva reka nkubwire ikintu ugiye gukorera ceceka winansakuriza winsakuriza sibyo uri gusakuriza umva ugaga wari utankangurira umugabo umva ikintu ngiye kugukorera ngiye kwambara ikanzu reka mpindure ikanzu ubundi nze nkujyane mu rugo ngushyire mama mubwire ikintu cyatujya kwirukana naho ubundi ukwinjiza mu nzu sinshobora kuko sinamenye igikorwa guma aho ngaho ntegereze ndawe